Uganda Imana irambwira iti rero ibisanduku y'isezerano iri mu buhungiro hano mu gihugu cya Uganda. Oya da. Yes. Ko binkanze. Iri mu buhungiro hano mu gihugu cya Uganda. Igihe nikigera ibyo nabivuze ubushize nzarisohoza. Mbajyane mu gihugu cyanyu. Impamvu rero Imana yatoranyije igihugu cya Isirayeli cy'u Rwanda kuba Isirayeli. Impamvu Imana yagize Isirayeli u Rwanda. Yes, impamvu Imana yagize Isirayeli u Rwanda. Ubu igihugu cya Uganda kiri protected, kirarinzwe. Kuko yarambwiye ngo umuntu watera igihugu cya Uganda nanjye namutera. Kuko ariho isanduku y'isezerano iri. Iyo sanduku y'isezerano rero ninde? Garuramwe ubwami bwayo. Ya ngoma ya Kristo, ubwami bwa Dawidi niko byitwa. Noneho bizagaruka rero bizagaruka mu Bisirayeli. Muri Yerusalemu nshya. Mu Bisirayeli b'Abanyarwanda. Ntabwo ibi bintu birumvikana neza. Rero ni ijambo niko Yesu ngewe yagiye abimenyesha. Kuko igihe cyaje kugera arambwira ati noneho uva mu gihugu. Anyereka naho byanditse muri Mika kangahe. Hano handitse ngo usenya yazamukiye imbere yabo barasimbuka bagwa mu irembo barisohokamo. Umwami wabo yababanje imbere, Uwiteka nawe bagiye imbere. Noneho ubwo no kuvuga ngo mu gusohoka Rwanda ari abantu b'Imana, abantu bakareka ibyaha. Uze abantu ntuzi ko bakora ibyaha. Abantu bakareka ibyaha bagakora ibyo Imana ishaka. Kandi noneho bakagerageza no gushyikirira ijambo ryo kuba Abisirayeli, bakanabyemera ko ari Abisirayeli, bakaba proud yabyo. Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza abadukunda, abadukurikiraho mugiye muherereye hirya no hino ku migabane n'ibihugu bigiye bitandukanye. Mwese ndabahereza ikaze muri iki kiganiro, by'umwihariko kubumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ndagusaba gutera agatebe, ndagusaba kuza kumva iki kiganiro. Nanjye ni ikiganiro cyanteye amatsiko, aho umuhanuzi Thomas Sankara avuga ati Imana yambwiye yuko u Rwanda Imana yarutoranyirije kuba Isiraheli. Ni Isiraheli buriya mubona Bibiliya ivuga. Rero ni ibintu byanteriye kwibaza byinshi. Ndavuga nti reka mwakire muri iki kiganiro adusobanurire iryo yerekwa, dusobanura ubwo buhanuzi. By'umwihariko nishimiye kuguhereza ikaze muri iki kiganiro, mukozi w'Imana isumba byose. Umeze neza? Meze neza Zekeri, ndagushimiye kandi ndanezerewe yuko umpaye ikaze muri iki kiganiro cyo gusobanurira abantu no kubabwira iby'Imana yantumye. Kandi Imana yabintumye kera, ntabwo ari ukuvuga ngo ibintumye ubu. Kandi si n'ubwa mbere babyumvise wenda mu matwi yabo cyangwa se ari bishya, ahubwo hari igihe bishobora kuba ari uburyo bwo kubisobanura no kubisobanukirwa neza ku bantu batabyumvise cyangwa babyumvise amahushuka. Imana rero yantumye nagiye mbyumva ku makasete atandukanye nkiri umwana, bigenda bincanga, ariko ngize umugisha wo kwihurira nawe imbona nkubone. Yes. Ni byiza. Imana yatoranije u Rwanda kurugira Isirayeli. Yego. Mu buhe buryo? Isirayeli rero y'u Rwanda ni Isirayeli y'amasezerano. Kuko Imana yambwiye iti nasezeranye isezerano na Isirayeli, Yakobo, ndarisohoza. Ariko irindi sezerano nsezeranye nawe ry'Isirayeli y'Abanyarwanda, igihe nikigera ibyo nabivuze ubushize nzarisohoza. Mbajyane mu gihugu cyanyu. Impamvu rero Imana yatoranyije igihugu cya Isirayeli cy'u Rwanda kuba Isirayeli. Impamvu Imana yagize Isirayeli u Rwanda. Yes, impamvu Imana yagize Isirayeli u Rwanda. Yanyeretse isomo ribyerekana muri Bibiliya. Kuko Imana ikintu cyose gikorwa kizakorwa ibanza kukivuga
no kugiteguza abantu kugira ngo bakimenye, kuko nta kintu gitungura Imana, kuko ntacyo Imana ikora itari gifite mu mugambi na mbere. Hari nk'isomo dushobora guheraho ryo muri Yeremiya 18 umurongo wa 4, umurongo wa mbere kugera uwa 4. Reka tuhasome kugira ngo n'abantu babyumva bazasobanukirwe icyo byari bishatse kuvuga. Titre yabyo iravuga ngo ikimenyetso cy'umubumbyi n'ikibumbano cye. Mu yandi magambo umubumbyi ni Imana, ikibumbano n'abantu cyangwa ikibumbano ni Isirayeli. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku iteka riti, haguruka umanuka ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorerwa umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Yego, urumva uyu muhanuzi Yeremiya nyine abwirwa ubwo buhanuzi, yasobanuriwe kujya mu nzu y'umubumbyi, yerekwa umubumbyi arimo abumba ikibindi. Uko yakibumbaga kirahomba, urumva ni terime yo guhomba, uvuga ngo cyarapfuye. Noneho ngo akoramo ikindi kibindi. Imana rero isobanura ko Abisirayeli abana nyine yasezeranye na Yakobo ikabaha gakondo y'i Kanani, batubahirije inshingano zabo nk'uko Bibiliya igenda bigaragaza. Noneho bakaba barasubiye mu bunyage, bagahungetwa kubera ko batumviye Imana, bakica isezerano, yewe n'umucunguzi wacu yaza mu isi ari we Yesu bakamwica. Noneho Imana yo ntabwo yabiretse, yo yahise itoranya irindi shyanga rya Isirayeli, kuko izina Isirayeli ni izina ry'ubwoko bw'Imana. Noneho itoranya irindi shyanga, iryo shyanga rero niryo yambwiye yuko ari u Rwanda. Niyo mpamvu nubwo bigera mu matwi y'abantu bakumva ari ibintu biremereye cyangwa bitumvikana, ariko nyine ni uko Imana yabishatse. Yego, irindi somo ribivuga katurishake mu gutegekwa kwa kabiri, mu gutegeka kwa kabiri, gutegeka kwa kabiri igice cya 32, uhereye nko ku murongo wa 6. Gutegeka kwa kabiri, gutegeka kwa kabiri 32. Gutegeka kwa kabiri 32. Wenda reka duhere ku murongo 21. Yego, aha ni Mose wahanuraga, ahanurira Abisirayeli. Aravuga ati, ngo bo banteje gufuhira ikitari Imana nyakuri, bandakarishije ibigirwamana byabo by'ubusa. Nanjye nzabateza ishyari ku batari ishyanga ry'ukuri, nzabarakarisha gukunda ishyanga ritagira ubwenge. Iryo naryo ni isomo Imana yampaye ryerekana ukuntu Abisirayeli b'Abanyarwanda batoranijwe. Yabise nyine yatwise ishyanga ritagira ubwenge. Yes, nzabarakarisha gukunda ishyanga ritagira ubwenge. None zibona ibintu Abanyarwanda bakora, ubwicanyi, ibiki, za genocide, ubona hari ubwenge bagira? Bapfa ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi, uyu ni umutwa. Numva ni ukubura ubwenge. So iri somo rero niryo ribyerekana yuko ubwo bwenge, ubwo bwoko butagira ubwenge nyine Imana yarabutoye. Irindi somo rishobora kubivuga, ribyerekana Imana yampaye, turarisanga muri Matayo 13:33.
muri Matayo 13:33. yego. Kantu nako rero ati nzabarakara ubwo ishyanga ritagira ubwenge. Akantu rero nako Mane turengere. 13:33 haravuga ngo abacira undi mugani ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo umugore yenze akawuhisha mu myariko 3 y'ifu kugeza aho iri busemburwe yose. Imyariko 3 y'ifu rero ukuntu Imana yayinsobanuriye yarambwiye ati imyariko 3 y'ifu ni inyabutatu y'abanyarwanda, abahutu, abatwa n'abatutsi. Abo rero niba Imana yateguye nyine kuzagaruramo ubwami bwayo, ya ngoma ya Kristo, ubwami bwa Dawidi niko byitwa. Noneho bizagaruka rero bizagaruka mu Bisirayeli, muri Yerusalemu nshya, mu Bisirayeli b'abanyarwanda. Ntabwo ibi bintu birumvikana neza. Abanyarwanda ze tugiye kuba Bisirayeli gute? Tutavukana uruhu rusa n'urw'abazungu. Ko watuma natwe aho si ikibazo kiri. Ikibazo ntabwo ari uruhu. Umuntu wese ari burya ku Mana n'umuntu. Noneho reka turebe irindi somo. Mbese uyu mwanya ndagira ngo nkubwire amasomo Imana yamaye yerekana uko Abisirayeli. Reka tuye muri Yesaya 8. Yesaya 8. Yesaya 8 14 na 15. Yesaya 8:14. Yesaya 8 cya 14 umurongo wa 15. Ngo kandi niwe uzababera ubuturo bwera, ariko azabera amazu ya Isirayeli yombi ibuye risitaza n'urutare rugusha. Abere n'abaturage baho n'abaturage b'i Yerusalemu ikigoyi n'umutego. Benshi bazamusitaraho bagwe bavunike, bazategwa bafatwe. Urumva? Urabona Yesu yabereye Abisirayeli ikigoyi n'umutego, igisitaza, ibuye risitaza, kuko finally baje kumwica. Noneho no mu kugaruka kwe yagarukiye mu Bisirayeli b'abanyarwanda. Agarutse none nabo bwabo bamusitaraho. Aya mazu rero ya Isirayeli yombi ni n'Abisirayeli ba mbere n'Abisirayeli b'amasezerano, bose bamusitayeho. Ni nkuko byanditswe nyine ahangaha. Urabyumva? Nkuko byanditswe ahangaha. Abisirayeli bombi yababereye ibuye risitaza. Bose bamusitayeho. Kuko batakurikiye, batamwumviye, batumva gahunda ye. N'abambere ntibamwumvise, nabo bo ntibamwumvise. Ntabwo bishobora kuzabaviramo ingaruka wenda tukiraho, iyo byabaviramo ingaruka zo kuba bakwisanga barikururiye umujinya w'Imana. Niba Abisirayeli ba mbere batarumviye, Abisirayeli ba kabiri nabo ntibumvire, bose bakagenda bamutsitaraho, ntabwo bishobora kuzateza ingaruka ubu bwoko. Ingaruka orede zirahari. Ingaruka zirahari kubera yuko nko kuva igihe Yesu yambwiriye yagarutse bwa kabiri, bya bindi abanyamadini birirwa bavuga ngo Yesu ngo ari ku rugi agiye kuza. Yesu yaragarutse. Buretse se mbikubwire,
Yesu yaragarutse ngewe yabimpishuriye muri 97 ko yagarutse abimpishurira inshuro 3 ambwira ko yagarutse noneho igihe ntanga bwa butumwa bw'umuvurungano nabibabwiye ni ngiye gusohora ubutumwa bw'umuvurungano marayika w'Imana yaraje arambwira ngo hoya Yesu ntabwo agarutse kongera gupfa kubera ko Yesu ntabwo uko bavuga azagaruka ntabwo ariko agaruka we yaje nk'umujura yaje mu ijambo mbese ni nka ryabuye mwami Nebukadinezari yarose ngo ryarahurudutse riza ryikubita kuri cya gishushanyo iryo buye rero ni ijambo niko Yesu ngewe yagiye abimenyesha kuko igihe cyaje kugera arambwira ati noneho uva mu gihugu anyereka naho byanditse muri Mika kangahe hano handitse ngo usenya yazamukiye imbere yabo barasimbuka bagwa mu irembo barisohokamo umwami wabo yababanje imbere Uwiteka nawe bagiye imbere noneho ubwo no kuvuga ngo mu gusohoka mvuye mu gihugu kuko ni ngewe warusohokanye rya sezerano ariyo yasanduku y'isezerano iyo yasanduku y'isezerano rero ni Yesu none yasanduku y'isezerano nkimara kugera hano mu gihugu cya Uganda Imana irambwira iti rero bisanduku y'isezerano iri mu buhungiro hano mu gihugu cya Uganda oya da yes ko binkanze iri mu buhungiro hano mu gihugu cya Uganda ubu igihugu cya Uganda kiri protected kirarinzwe kuko yarambwiye ngo umuntu watera igihugu cya Uganda nanjye namutera kuko ariho isanduku y'isezerano iri iyo sanduku y'isezerano rero ninde niwe Kristo irindi somo yanyeretse riri muri Zaburi 68 Zaburi 68 16 17 Zaburi 68 17 handitse umusozi w'Ibashani umusozi w'Ibashani 68 16 17 ibintu uko bikomeye umusozi w'Ibashani umusozi w'Ibashani ni umusozi w'Imana yego umusozi w'Ibashani ni umusozi w'impinga nyinshi mwa misozi y'impinga nyinshi mwe niki gituma murebana ishyari umusozi Imana yashatse kubaho niko kuwiteka azawubaho iteka ryose yego Zaburi 68 16 kugeza 17 irindi somo ririhe urumva umusozi w'Ibashani ni umusozi w'Imana urwo ni u Rwanda umusozi w'Ibashani ni umusozi w'impinga nyinshi abona abantu mwa misozi y'impinga nyinshi mwe niki gituma murebana ishyari umusozi Imana yashatse kubaho uwo ni umuntu nyine Imana yashatse kubaho uwo ninde uwo ni Shami wa Yesaya muri Yesaya 11 muzasome amakuru ya Shami Shami rero uwo nguwo biriya byose hari uzasoma kuko n'abahanuzi burya bahanuraga ibyo kuvuka kwa Yesu bahanuraga no kugaruka kw'imingoma ye ubutware bwe hari muri Yesaya igice cya 9:5 ngo nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye azabigitangaza Imana ikomeye gutyo yajya ku 6 akavuga ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi bibushyigikize guca imanza zitabera no kujya gute yes iyo ntebe ya Dawidi rero niyo ngoma ya Kristo iyo ngoma ya Kristo rero niyo igomba kwima mu Rwanda
mu Isirayeli y'amasezerano. Irindi somo noneho rero wenda amasomo nshatse nabandekeye nayo, gusa icyo nashaka kubwira abanyarwanda ni uko u Rwanda ari igihugu Imana yatoye kuba Isirayeli, ikaba yaragitoreye iki ku buryo irusimbuza aba Isiraheli nyakuri Yesu Kristo avukamo, kandi nibyo twatangiriyeho kuri cya kibumbano. Ubwo yabakunze urukundo rungana rute? Nyine kuri cya kibumbano. Umubumbyi yarabumbaga ikibindi gihombera mu ntoki ze, akibumba ukundi. Nuko nguko yarabakunze, abasoreza isezerano, niko Imana yabivugiye. Amaze kubasoreza isezerano, urabyibuka ibyo Mose byose yababwiye, muzagire gutya, muzitonde, muzigengesere, ibi muzajye muzikomeze kuwiteka. Barangije batangira kwivanga n'ibyaha by'Abamoni n'Abamori n'abaki byose. Noneho Imana barandura mu gihugu cyabo. Niko guhomba kwa cya kibindi, ibumbamo ikindi. Niko rero yatoranyije abanyarwanda kuba Abisirayeli bo kuzimika mu bwami bwayo. Noneho abo Bisirayeli b'Abanyarwanda nibo bazajyana ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Kristo kugera ku mpera y'isi yose. Oyada, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzaturuka mu Rwanda, bwigishwe amahanga. Amahanga yo mu isi azajya aza mu Rwanda gusaba umugisha, kuko niho ubwami bw'Imana buzaba buri. Muri ya ngoma nyine ya Dawidi, wamujya usoma ugasoma, Dawidi ntazabura umwuzukuruza we ku ngoma, ibintu nk'ibyo. Ubwami buzaba buri mu Rwanda buzaba butegekwa n'umwuzukuru wa Dawidi. Ushobora kumbaza uti uwo mwuzukuru wa Dawidi aza gukora? Nicyo nari ngiye kukubaza. Uwo mwuzukuru wa Dawidi azakomoka ukuntu rero umwuzukuru wa Dawidi aza mu Rwanda. Bisome muri Matayo, kamere ukuntu wabisoma muri Matayo, aho bisoma. Dawidi se kandi noneho mu Rwanda iwacu aje kuhakora iki? Harabura kuboneka bariya bami abuzukuru wenda ba Mutara wa gatatu Rudahigwa, bari abejo bundi. Amasezerano y'Imana naya kera, kigenda hindurwa nawe yarapfuye. Amasezerano y'Imana naya kera. Bari abo bari batarabaho buvuga ba Mutara nabande. Aya ni amasezerano yo mu bihumbi bya mbere ya Kristo ndetse. Kugira Imana niko ikora. Ashobora kuba kubera umugisha Dawidi wacu dufite mu Rwanda, akaba ari umugisha w'Imana. Dawidi ari mu Rwanda, ni nawe shami burya. Shami wa Yesayi ari mu Rwanda n'ubundi, kuko Imana sijya yibeshya, yaratoranyije nyine, itoranya igihugu, itoranya nabo ba Dawidi nyine, itoranya uko ubwami bwayo buzaba bumeze. Matayo 12 umurongo wa 12, umurongo wa 42. Haravuga, ntabwo nirwa ndambura, kurambura biri ku ntinza. Haravuga ngo mu minsi y'imperuka umwamikazi w'Isheba ngo azahagurukana namwe abatsindisha, kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo, ngo kandi ngewe uruta Salomo ndi hano. Ubwo niko Yesu yavugaga. Iryo jambo rero umwamikazi w'Isheba gutsindisha bari Abisirayeli yabwiraga, ni ukubera nyine wa mwamikazi wo muri Ethiopia yagiye kwa Salomo avana inda. Iyo nda rero niyo yari imbuto yo mu buzukuruza ba Dawidi, izagarukamo, izavamo ubwami bw'Imana mu kugaruka kwa Yesu, ari we shami wahanuwe. Yesaya 11, Yeremiya 23, Zekariya ibice bingahe. Zekariya yaramuvuze cyane, ni byinshi, nuko nguko bimeze. Umuntu ushobora kumva ubu butumwa abwitware mate kugira ngo aharanire kuzaba kuri iyi ngoma y'umwuzukuru wa Dawidi?
ikintu nta kindi bisaba uretse kwihana ibyaha, uretse urukundo, mbese abanyarwanda bakaba abantu b'Imana, kuko kuba umuntu w'Imana ntabwo ari ibintu bikomeye. Ntabwo ari abantu b'Imana se? Ubu tuvugana ntabwo abanyarwanda ari abantu b'Imana? Abantu bakareka ibyaha. Uze abantu ntuzi ko bakora ibyaha. Abantu bakareka ibyaha bagakora ibyo Imana ishaka. Kandi noneho bakagerageza no gushyikirira ijambo ryo kuba Abisirayeli, bakanabyemera ko ari Abisirayeli, bakaba proud yabyo. Yes, bakanabyitwa. Kuko Imana yarambwiye hari muri 99 ngo nimutitwaza izina rya Isirayeli ngo ntimuzabasha kwambuka. No kuvuga ngo igihe abanyarwanda batazemera ko ari Abisirayeli, ubwo nyine bizahabwa generasiyo izakurikira. Niyo mpamvu mu gihe nk'iki ngiki nyine ngenda bisobanura, mbivuga kugira ngo abantu babyumve. Abisirayeli b'abanyarwanda, abantu bakamenya icyo kintu kikaba, kandi bakamenya kuko bamwe baranabyitiranya. Bamwe baravuga ngo Abisirayeli ngo ni Abatutsi, ngo Abisirayeli ngo ni iki. No, Imana itoranya ntabwo yatoranyije ngo ubwoko, yatoranyije. Niyo mpamvu ryari rya somo nyine by'imyariko 3 y'ifu. Imyariko 3 y'ifu niho Yesu yambwiye ati imyariko 3 y'ifu ni Umuhutu n'Umutwa n'Umututsi. Abo nibo Bisirayeli rero b'amasezerano. Nuko bimeze. Hari akantu wakomojeho uvuga ku kigendanye n'isanduku y'isezerano iri hano muri Uganda. Iyo turebye abakozi b'Imana, abapasiteri, abashumba bagiye batandukanye bagiye baza gukorera umurimo w'Imana inaha muri Uganda, baraza banahafungura n'amatorero akomeye. N'uyu muvandimwe turi kumwe hano nawe afite itorero hano muri Uganda. Aba bari bo bagize iyerekwa ryo kuza bakurikira isanduku y'isezerano y'Uwiteka. Nta kintu ku Mana nta gitungura. Ibintu byose Imana iba yarabipanze. Reba nawe kuba uri hano uyu munsi, kuba uri hano uyu munsi kugira ngo abe ari we ufata aya makuru. Kandi aya makuru nyamaranye imyaka hafi 30. Ariko bimaranye imyaka 30. Ariko ubu ngubu ugiye kuyasakaza ku isi yose. Abo bapasiteri rero, abo bantu b'Imana baje bakaza muri iki gihugu, abo bose nabo buri igihe kizagera basobanukirwe n'uwo mushinga. Kuko uyu ni umushinga w'Imana udashimutwa, ni umushinga w'Imana udasubira, udashobora gucika udasohoye. Ahubwo abantu bazaguma nyine mu nyigisho zitari zo, mu bintu bya kera, ariko Imana yo buri munsi irema ibishya. So ibi rero ni ibintu bishya bigezweho Imana yaremye, ibiremera Abisirayeli b'Abanyarwanda. Abisirayeli b'Abanyarwanda, ndetse ntabwo ari u Rwanda gusa. Abisirayeli ntabwo ari u Rwanda. U Rwanda rwonyine ntabwo burya ari Isirayeli. Wongeraho uburasirazuba bwa Kongo, kongeraho n'igice cya Uganda cy'amajyaruguru n'uburengerazuba, hamwe n'u Rwanda. Iyo niyo Isirayeli. Bivuze ngo hari uduce tw'u Rwanda n'ubundi tuzongera tugasubira ku Rwanda twatwawe n'ibyo bihugu. Oya, ntabwo ari ugusubiraho, abantu babyumva nabi. Urabona nka ziriya ntambara ziba muri Kongo, ziriya ntambara bakora muri Kongo, ni ibintu ni imishinga ya shitani yo gutanguranwa, kuko shitani bibizi, ibyo byose irabizi. Yo ibiri gutanguranwa ngo urebe ukuntu yagarura ibyo bice ku Rwanda, noneho ngo byitwe ngo bagaruye ubutegetsi, bagaruye ibice by'u Rwanda ku Rwanda. Ibi byose no gutanguranwa kwa shitani. Ibindi ni ibintu Imana yagennye, nta nubwo bizitwa Isirayeli cyangwa se tuvuga ngo bigarutse ku Rwanda kubera habaye intambara. Huye ni ibintu nyine Imana izerekana, izakora, atari kuvuga ngo bibayeho kubera intambara. Ziriya ntambara n'ibya shitani n'ibyo kwica abantu, ntabwo ari ko Imana yo yabivuze.
kandi noneho izaba ari intangiriro yo kubohora Afurika yose, Afurika yose ndetse n'isi yose, ariko mbese Imana izabikoze nk'umurwa mukuru wa Afurika. Noneho n'ibindi bihugu byose bya Afurika bihabonera iki, bizahabonera umugisha muri ubwo buryo. Ariko bitangire ku Rwanda, bigomba gutangira ku Rwanda no ku rugabano rwa Isirayeli. ni ukuvuga ngo ubwo tuvugana abanyarwanda n'abanyarwandakazi badukurikiye bizere badashidikanya ko igitondo kimwe buzacya u Rwanda rwabaye umurwa mukuru wa Afurika w'isi huko. Yes. Nuko bimeze. Kandi harimo ubwami buyoborwa no gukiranuka, ubwami bwa Kristo. Ubu bwamuvuze mu Rwanda dufite ingoma ya Repubulika, ntabwo tugifite ingoma ya cyami. Bisobanuye ko mu bihe bigiye kuza hagiye kugaruka ingoma ya cyami mu bihugu, n'u Rwanda rukazisanga rufite ingoma y'ubwami. Ntabwo ari cyami nk'iyari iriho mu Rwanda, kuko iyo ari nk'iyari iriho mu Rwanda ntiyari kuvaho. Burya icyatumye ivaho ntiyari ishyitse, haza Repubulika. Repubulika nayo igaragara nyine ko idashyitse. Nicyo cyatumye rero Imana ivuga iti ubwami bw'umwana wayo bugomba kuba hehe, mu Isirayeli y'amasezerano, ari rwo Rwanda. Ariko atari ukuvuga ngo ni u Rwanda gusa, ahubwo na biriya bice bindi iby'Imana yamaze kunyereka n'ibi bice byombi. Iyi sanduku y'isezerano iri mu buhungiro muri Uganda, izavanwa muri Uganda ryari isubizwe mu Rwanda? Ko tuzi ko isanduku y'isezerano mbere y'uko iva i Bufilisitiya yateje akaga gakomeye cyane, ibibyimba bidogera birakomera, n'abari bagiye kuyakira uwitwa Uza yamukinduye ataranayiramira. Ubu gusubira mu Rwanda ku isanduku nta bantu bazabigwamo batasomye Bibiliya neza. Gusubira mu Rwanda ku isanduku ntabwo urumva, nubwo byiswe isanduku mu mvugo y'Imana, byitwa isanduku, ariko ntabwo ari isanduku y'igiti baje nk'uko byari bimeze cyagiye, ahubwo ni uburyo bwa Kristo bw'amasezerano. Reka turebe, hari ahantu byanditse muri Yeremiya igice cya 3, reka dore ku murongo wa 14 twumve ko tubihageza. Ngo nimugaruke, Yeremiya 3:14, ngo nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, ni ko Uwiteka avuga, kuko mbabereye umugabo, kandi nzabakuramo umwe mu mudugudu na 2 mu muryango, mbajyane i Siyoni. Nzabaha abungeri bamuhaniye n'umutima wanjye, bazabaragiza ubwenge no kumenya. Ngo hajemo akantu kabungera ko ntangiye kubishyikira. Uwiteka aravuga ati, nuko nimumara kugwira no kuba benshi mu gihugu, muri icyo gihe ntibazongera kuvuga iby'isanduku y'isezerano y'Uwiteka, ndetse ntibazayitekereza, haba no kuyibuka, kandi ntibazayikumbura, ntizongera no kuremwa ukundi. Icyo gihe i Yerusalemu bazahita intebe y'ubwami y'Uwiteka, kandi amahanga yose azayikoranirizwaho mu izina ry'Uwiteka ariho i Yerusalemu. Kandi ntibazongera kugenda bayobejwe n'imitima yabo mibi nangiye. Icyo gihe inzu ya Yuda izuzura n'inzu ya Isirayeli, kandi bazavana mu gihugu cy'ikasikazi baze mu gihugu nahaye ba sogokuruzaho gakondo. Urumva uyu muhanuzi ukuntu yabihanuye, ngo nimugaruke, nzabakuramo umwe mu mudugudu na 2 mu muryango. Urabona ubu butumwa, urabona ubu butumwa ubu turi gutanga, ubu ni ubutumwa bwo gutoranya abo bantu nyine, kuvana umwe mu mudugudu na 2 mu muryango, ababwizera, ababwemera. Ngo noneho ngo nimumara kugwira no kuba benshi, ntabwo bazongera gukumbura isanduku y'isezerano. Kubera iki? Isanduku y'isezerano ni Kristo. Amadini ayirwa yigisha ngo Kristo agiye kuza, abantu bakabyuka bareba hariya mu kirere, Kristo agiye kuza. Kandi iyo sanduku y'isezerano nkubwira ni Kristo, kuko ni amasezerano y'Imana, niwe Kristo. Mu yandi magambo, Kristo
Bibiliya. Noneho igihe rero abantu bazaba bamaze kumva ibyo bintu, Imana nyine ifitwe itoranya, izagenda ibatoranya. Urabona ukuntu yagiye itoranya intumwa, ukuntu yagiye itoranya ba Pawulo, ibintu nk'ibyo. Noneho ngo nibamara kugwira no kuba benshi, ngo ntabwo bazongera gukumbura iki? Isanduku y'isezerano. Ku isanduku y'isezerano ni Kristo. Kristo ni ijambo ry'Imana, rizaba riri muri bo, ubwo bubasha buzaba buri muri bo. Noneho ahubwo ngo i Yerusalemu bazahita iki? Intebe y'ubwami mu Isirayeli y'amasezerano. Ubu ushatse kumbwira yuko u Rwanda RGB ishinzwe kugenzura ibijyanye n'insengero, ushaka kumbwira ko u Rwanda ruzaba igihugu cy'amasezerano, RGB Imana ikayaha agasopo ku buryo itazongera kugira urusengero na rumwe ikinga? No, bakakira agakiza. Insengero zakinzwe zifite umugisha, kubera ko nibyo nakubwiye. Buriya ziriya zidakinze nizo zifite ibibazo, kubera ko birukanye Kristo mu gihugu, birukanye amasezerano y'Imana mu gihugu. Noneho binjizamo ibya shitani. Bya shitani? Yes. Hari insengero ziri mu Rwanda z'umwuka wera, ADPR irahari. Uretse mazenze kubwira igihe waba nta nizuze. Hari ADPR, ndabizi. Hari Women Foundation, niba ari Women Foundation. Nakubwiye yuko shitani itanguranwa. Iyo shitani imaze kumenya gahunda y'Imana iri gukora, shitani iratanguranwa igakora ibindi. Urabyumva? Ko wamugane araho nanjye mbona. Noneho buriya ni ukuvuga ngo niyo mpamvu nagusomera rya somo riri muri Mika nibagiwe igice, ngo usenya yazamukiye imbere yabo, barasimbuka bagwa mu irembo barisohokamo. Umwami wabo yababanje imbere, Uwiteka nawe abagiye imbere. Iryo ni isomo Imana yampaye maze gusohoka mu gihugu. Ko usenya ni iki? Na Antikristo. Yazamukiye imbere yabo, yinjiye mu gihugu. Ntabwo Imana isenya se? Imana ntisenya, asenya Antikristo. Nyine usenya iby'Imana, nicyo byashaka kuvuga. Noneho rero amaze kugera ubwo butware bumaze kugera gukomera mu gihugu, kubera ko ari ubutware bwa Antikristo, insengero zitangira gute? Kubakwa. Noneho bumaze gushinga imizi, barareba bati kumbe harimo insengero zitaduha ibyo dushaka. Izo nsengero muzifunge, ntabwo zujuje ibyangombwa. Ziriya rero wita ngo zujuje ibyangombwa, buriya ziri mu kaga. Ahubwo buri amahirwe bazagira nuko bazajya bumva ubutumwa nk'ubu tujya tubatangariza, bakagenda nabo bagasaba Imana, none Imana ikagenda ibahishurira. Ibahishurira iki? Iby'itorero ry'Imana nyakuri. Kubera ko mu butumwa Imana yampaye icyo gihe muri 97 98 bwavugaga yuko ibintu by'amadini nta mwuka w'Imana uzongera kubisubiramo, kubera yuko bariyoboye bikorera ibintu byabo, bifatanya na za gahunda. Ntabwo rero ibyo bintu umwuka w'Imana azongera kubibamo. Tebwa kubona abakozi b'Imana bagenzi bacu aribo batera kamera ka bwira umuhanuzi cyangwa umupaseri mugenzi we ati ikigarasha. Ari pastor ukubivuga. None se nyine urumva nyine baba barifatanije na bwa bushobozi bwa butegetsi. Bwa butegetsi bugira bute? Burwanya Imana. Kuko ubwo butegetsi nabwo ubwabwo burashaka gusengwa. Urabyumva? Niyo mpamvu bufata insengero ibihumbi n'ibihumbi. Urabyumva? Niyo abantu ntabwo byo babisobanukirwa, ariko njye mbisobanukirwa nk'uko ndeba izi ndabo. Mu nsengero ibihumbi ugafata zimwe ukazifunga, no kuvuga ngo izi ntacyo zitumariye. Ntabwo zujuje ibisabwa, ntabwo zitwubaha, ntabwo zitwumvira, ntabwo zikora ibyo dushaka. Reka ahubwo tudesigninge insengero nziza, zinjiza, zigendera ku mabwiriza n'amategeko yacu, n'ibiseke bisigaye hakabamo n'abantu baturuka muri RGB mu kigo cy'imisoro n'amahoro. Sinzi ahantu baturuka, ariko aturwa nabo bahari n'akakaramu banoma. Nyine nukubera ko nyine buriya ahubwo mwebwe mwigishe bari abantu
bari abantu bari mu madini bariya ba apotre ba bishop ba pasteur ba padiri bande bari bose bari hariya bicariye amakara ashyushye kuko kiriya ni igihugu Imana yatoye ntizivuguruza ntizabihindura bikata ni igihugu Imana yatoranije ni igihugu Imana igomba gushyiramo ubwami bwayo nkuko twabisomye ara muri Zaburi 68 umusozi Imana yashatse kubaho ngo niko kwizawubaho iteka ryose ni umusozi amahanga yose yo mu isi azajya aza gusabahe umugisha kuhakura iby'ubugingo amahanga yose ni hariya agomba kujyaza none rero barimo ngo bumvikanye na leta babujije ibisabwa bari mu mazi abira oya da bari nibo bari mu kaga nibo bo gusengerwa kuko bo abafungiwe ntitwirwe tunabita abafungiwe bashaka Imana bari mu mahoro amen ni nayo mpamvu usanga babasanga mu mazi aho bari gusengera bakabafunga kubera iki ko nyine ntabwo baragera hahandi nyine bo babashaka ariko bari muri biriya bituro bibiriya byita ibituro ntabwo ari ngitukanye ziriya nsengero burya Imana izita ibituro ibituro ni ibintu birimo bimeze nkaho bisize ingwa inyuma ariko imbere ibintu birimo abapfu kuko nta mwuka w'Imana urimo usanga abadayimoni nyine barimo bayoboye ariko nanjye ibintu uvuze ndabibonye ubu usigaye ubona insengero ziririya n'ama YouTube channel n'amateleviziyo acishwaho ijambo ry'Imana usanga abantu bari kwihimbaza avuga ati ndashimira umubyeyi wanjye apotere runaka ati kuva nagahura nawe ubuzima bwarahindutse mbese ntabwo ari ijambo ry'Imana ryahinduye ubuzima uzarebe wenda urugero ntabwo ari ukugarura amateka ya Pastor Theogene ariko reka wenda mbariyo nifashisha urebye nk'ubuhamya bwa nyakwigendera Pastor Theogene ukareba ibyo yigishaga byose usanga ntaho bihuriye n'ikintu cyakura umuntu mu byaha ngo aze yakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ahubwo nukuza aje kwakira umugisha hariya biriya ntabwo bikura umuntu mu byaha ntabwo bikura umuntu mu byaha kuko urabona abantu bose baba bari gushakisha ukuntu babona amaturo aya maturo bakayajyana he kwa wa muntu muramutse muhuriye mu nzira ufite ikibazo ntabwo yakigukemurira kubera iki kwashyiriye apotre fulani noneho wa potere aragenda agakomera yamara gukomera niba hari abafasha akabafasha niwe bazogeza nta nubwo bazogeza Kristo ariko niyo bakogeza Kristo burya Kristo babogeza si we kubera ko haba hari inzego zimwe basimbutse abantu bazi yuko ari kujya gufasha ruriya rusengero bakirengagiza gufasha abase na ba nyina na bene wabo n'ibimuga n'ikibara bose bagenda basabiriza noneho ugasanga niwe usanga hariya hakora system ugasanga system niyo kogeza abategetsi niyo kogeza abayobozi b'amadini ibintu nk'ibyo nyine ibyo ntibihesha ibyo ntabwo bihesha Imana icyubahiro kandi Imana iravuga icyubahiro cyanjye sinzagihundi abantu rero bafashe icyubahiro cy'Imana bo barakiyambika Imana ikomeze irengera abantu bakurikiye kino kiganiro birakomeye ntago byoroshye ariko Uwiteka abe arabaza hari indirimbo ngira ivuga ngo igosora riraje urukungu ruve mu masaka iki ni cyo gihe cyo kugosora n'ubundi Yesu arimo aragosora oyada nicyo cyamuzanye none se nuko yavuze ngo nzaza nk'umujura none se kuki iryo jambo abantu bataryumva igosora riraje yagosoye kuva kera ahubwo yagosoye kuva kera buriya imbuto zamaze kujya ku ruhande abantu baba bategereje gusa kumva ibintu nk'ibi ngibi bishyashya mu matwi yabo bitigeze byumva ariko ubundi igosora ryaratangiye none se iyo bajya gufunga insengero ibihumbi bingahe abafungiwe bazi ko aribo babi kandi abafungiwe nibo bafite amahirwe byibura nka 80%. None n'abadafungiwe igitangaje abadafungiye bazi ko aribo umwuka w'Imana. Abadafungiye bazi ko bo baterereye kandi aribo bari mu makuba. Bari mu byago. Hari umubyeyi umwe mu minsi yashize ntaravayo baherutse gufungira. Yari amaze kugera ku rwego rwo gukodesha Biki Arena. Akayuzuza. Noneho ngiye ikintu ibintu byinshi bikunda kuncanga bikanantangaza.
akodesha BK Arena bwa mbere barayimuhaye kandi akoreyemo ibigendanye no gusenga. Akodesheje bwa kabiri barayimuhaye akoreyemo ibigendanye no gusenga. Nyuma ati twasuzumye urusengero rwe dusanga ntiyujuje ibisabwa, ibwiriza butumwa ryiwe dusanga nta bifitiye impamyabumenyi bimwemerera, twahise tunamwambura ubuzima. Buriya we buriya hari aho atumvikanaga na shitani. Shitani ntabwo abantu bayizi. Buriya nibuka umwaka ushize hari message Imana yambwiye gutanga umwaka ushize wo muri 24 nari nayitambukije. Ni ikiganiro gifite nk'amasaha hafi 2. Ariko icyo kiganiro ntari ndi hafi kujya kugikora muri studio, kuko nagikoreye muri studio. Shitani yaraje turara turwana ijoro ryose, irambwira ngo icyo kiganiro ntugomba kugisohora. Ndavuga nti mu izina rya Yesu ndagisohora. Iragerageza mu tekinike zose irazikoresha ndayangira. Irangije irambwira ngo sha ngo nibibana ngombwa ngo nzasenga ariko ubona ingorane. Igenda nagutanze gusenga. Shatani iragenda. Urumva rero iyo nk'uwo muntu wakoze ibintu byose bishoboka, wakoraga ibintu byose bishoboka, ariko bakanga bakamwirukana, burya we mu mutima we burya ashobora kuba yari yifitiye Imana muri we. Noneho imyuka ya shitani yo ikabona uwo muntu azabarosera, noneho bagira gute baramufungira. Niko mbitekereje nkurikije ibyo uvuze. Sinzi nawe niba ariko wabitekereza. Bitewe n'uburyo uri kubisobanura mpita mbona hajya hafungwa ahantu henshi, nko kwa Rozanye, barya ni kwa Rozanye iri mu kwa Yezu nyiri muhwe mu Ruhango. Ahantu abantu abakristo b'Imana yose kubyirekeranye n'insengero nturebe idini. Kuko ibintu by'idini byo byibagirwe. Ku Mana ntabwo ireba idini. Imana ireba umutima w'umuntu. Yaba asenga abadasenga, ibiza umutima w'umuntu ko ari imfura. Baba burimo ryose. Ishobora kuvuga ati aba ngaba ni mu bafungire, aba nibaveho. Bahajyaga abantu bigira bakajya kwisengera. Ubu noneho amasengesho asigaye agezweho ni muri jaride, ariko na jaride ntago zicyemewe da. Nazo niba datanga amaturo bazazifunga. Jaride ntago zicyemewe, imisozi ya Kanyarira, za Kizabonwa, za Samatare, ubutayu byose barabifunze. Imisozi yose irafunze. Iyo misozi barayifunze. Urumva nyine ibyo ngibyo ni nka bya bindi bya ntuzageze gukora uriya wo muri Bibiliya witwa Yeroboamu. Abwira Abisirayeli ati ntimuzasubira i Yerusalemu kugira ngo imitima yabo itazagarukira Rehobowamu, umwami wo muzukuru wa Dawidi, umwana wa Dawidi, umuzukuru wa Dawidi, umwana wa Salomo. Timugume hano noneho babaremera ibintu byo kubajijisha byo gusengeraho. Nibyo biriya rero buriya bari gukora, kubuza abantu kujya hahandi mu butayu gusenga, hahandi abantu bagenda biyirije. Kuko burya nubwo bajyayo, burya abenshi kuko bavuga bati Imana uri he? Imana yireba mu mitima. Noneho bakabona burya babonye yuko aho hantu mw'iyo misozi harimo abantu bahafatirwa n'umwuka w'Imana. Niyo mpamvu bahafunga bakahaca, bakabuzanya gusenga. Urabyumva? Ni ibintu byo kubuzanya gusenga. Iyo barimo basenga bafite insengero, bariya nibo bari mu mazi abira, nibagire nabo bajijuke barekura abantu, bareke kubatwarira mu cyapfundwe. Ko wamugane mbwira ute ko bafite insengero kandi basenga, kandi umwuka w'Imana uba muri bo, minisita agatinyuka akavuga ijambo rituka Imana, noneho hakabura n'umwe no muri ba bapotere bose ba Rutayisire, ba Minyoni, hakaburamo n'umwe uvuga ati kandi bafite amazina akomeye. Imana yaravuze, ijambo ry'Imana riravuga ngo unyizera niwe uzahindura igihugu, ni nawe uzatura ku musozi wanjye wera. Bariya bose impamvu batinya nta kwizera bafite.
urumva kwizera icyo ari cyo? Kwizera ni Uratinya ukuvuga gufunga. ngo Imana imbere y'ibindi byose n'imbere yawe, nawe ubwawe ukishyira inyuma yayo, ukabanza Imana imbere. Noneho bo babanza kureba bya bindi batinya, Imana ikaza nyuma. Aho rero ntabwo ibyo ntibinezeza Imana, ibyo ntabwo Imana ibinezerera. ariko bajya bavuga ngo urugo rutizera Imana rucirira imbwa. Rucirira imbwa nyine kugira ngo zibarinde. Ndashaka gusobanuza iki kintu. Azira nsengero ziba zifite aba bodyguard ugasanga abashumba bazo nyine bafite bodyguard, izerere yabo yo imeze iti. Nta cyizere baba bafite. Nta cyizere baba bafite. Kubera yuko baba bazi yuko umuntu ashobora kuturuka hariya akabakubita agafuni cyangwa akabiba cyangwa akabica cyangwa akagira gute. Kubera iki? Nta burinzi bw'Imana bafite. Ntabwo bari protected. Ariko iyo ufite kwizera, Imana irakurinda. Amen. Tuvuye ukaba wicaye nka hano, maduyi bakaza bajya hariya bakabona iki kibaho nkanjye ntibambone. Urwo ni urugero. Cyangwa se bagahura n'ibindi, kuko Imana irinda mu buryo bwinshi. Bashobora no kukubona bakubona ariko bakabona si wowe. Bakabona si wowe. Cyangwa bakabona abarinzi ufite barenze abo bari bazanye, kandi koko baba bahari. Umuntu w'Imana ararindwa biteye ubwoba. Reka duse nk'abagana ku musozo dushishikariza abantu kuzakurikira igice cya kabiri cy'iki kiganiro. No buhanuzi wagiye uhabwa ari bwinshi bugera mu ma episode arenga, ashobora kuba arenga 8. Murumva ko ari ikiganiro gishobora kuzahindura byinshi ku bantu bafite imyizerere bizera Kristo. Ariko kuba waba utizera Kristo woweho, tubaye tugusezera kuko akenshi ibyo dukora mu izina rya Kristo akenshi bikunze kwitiranwa, ariko twebwe tuba tubikora mu izina rya Kristo. Ubuhanuzi ntabwo butambutse mu rwego rwo kurwanya igihugu, kurwanya abanyarwanda, ahubwo butambutse kugira ngo umuntu wese udukurikiye igisata icyo ari cyo cyose, akazi urimo, ukurikire wumve icyo Imana igambiriye. Numara kugisobanukirwa, biguhe kwicisha bugufi imbere y'Imana, hanyuma Imana ikomeze ikugirire neza. Bahanuzi w'Imana, reka tugushimire, dushimire n'abari badukurikiye, tubabwire bakore subscribe, bakurikira inkuru n'ibiganiro byacu. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi mwe mwansa bagakuva mu matiku, kandi amatiku narayaretse sinkivuga Pastor Mutesi. Kuko umuntu yavugaga Pastor Mutesi byitwaga ko ari amatiku, narayaretse. None si mwampaye subscribe mugakurikira ibiganiro, noneho bagwe subscribe ko tuzanye ku rubuga rwawe hajya rwitwa Kiranuka TV, bagwe subscribe. Yewe ndetse nanjye ku rwanjye Thomas Sankara bampe subscribe, mbagezeho ubutumwa mumenye ibintu byiza Imana yabageneye. Mureke kugendera mu bintu bitari mu Imana, rwose nta kintu bimaze. Murakoze. Ndabashimiye, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.